muri iyi minsi mfite ubwoba Ariko mfite ubwoba aho ndi kubona umugabo aryamana n'undi mugabo mfite ubwoba aho ndi kubona umugore aryamana n'undi mugore mfite ubwoba aho ndi kubona umuntu yisambanyisha imbwa mfite ubwoba aho ndi kubona umuntu ajya kugura igitsina kiriya kimeze nk'icy'abagabo akajya yisambanya mfite ubwoba kenshi ariko uyu munsi noneho mbibabwiye ndi kurira ko abantu bose nabwirije bakanga kumva abo n'abanzi b'umusaraba kandi bagiye gupfa barimbutse. Imana yari yantumye ngo nzambwira abantu ko umuntu wese uyihanze amaso, umuntu wese wayinambyeho igiye kumuheka ku mugongo kandi nta kintu aribuze kwiburana. Imana yamwe ngo arabanije guhisha mu mugongo wayo, arabanije guheka mu mugongo wayo. Rero niba ukiri ku musaraba, niba utitumbiriye Imana, nawe ube mu bana Imana iguheka ku mugongo, ko ntago yaguheka utari umwana. Bibira icyambere iramutwikira umutaka, kabiri iramutwikira agashuka, gatatu iramutwaza impamba nta cyari buze kuburana, nta cyari buze kuburana mu mugongo w'Imana. Yavuze ngo mubaza mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu benshi muri iyi minsi bari gushaka inyongera batarashaka ubwami. Nimushaka ubwami kuko nimumara gushaka ubwami n'inyongera zizaza. Biravuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi niko biri. Birava mu gitabo mu bice 3:16 mu butumwa bwiza bwa Yesu kubwanditswe na Yohana, haravuga ngo nemanda bini fowa, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka ahabwa ubugingo buhoraho. Reka mbabwire, Imana yamubwira ngo genda ucure inzoka mu miringa isa nk'izabari, uyimanike ku giti, umuntu wese uri buyebo arakira. Haleluya. Bari kwiyorohereza tuyu musaraba wo kwanda umukobwa ndabona uremereye agahita ukata akayabuca mu cyafa akaba arishingiye, nyamara wagabanyije umusaraba wawe. Ndabona ubukira Imana yambwiye ntabubona vuba, reka nesikoroke nibwo ndi buhite nkira vuba. Uri kugabanya umusaraba kugenda ukundi we. Bantu bahinduye ingendo, bantu barikakaje, bantu bariyemeye, bantu baribonye, bantu bishyize hejuru. Ni wamenye ubwoko bwa nyamara mwavuye ku musaraba, ntago mukiri ku musaraba. Bizari bishushanyije ngo Yesu azaza mu isi ajye ku musaraba. Umuntu wese uzareba ku musaraba azakira, umuntu wese uzajya ku musaraba azakizwa ibyaha. Wowe wivanga maze iminsi nkora ibyaha ntago Imana yambabarira, ngwino utumbire umusaraba. Nakoze ibyaha kenshi cyane, hoya wikita ku mateka baciyemo. Yego nibyo ushobora kuyaminda, warasambanye birenze, warajya mu kabari birenze, waragambanye birenze, wakoze ibyaha byinshi bitandukanye, wakoze ubutinganye, ariko emerera Imana uyu munsi ukire. Rero mutumbe nasoni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya niratagusa uwo musaraba. Sinabatumweho ngo nzababwire ngo nimusubire ku musaraba, kuko mwawuvuye abenshi mwawuvuyeho, murasambana, muva muraroga, muva mujyana abantu gupfumuza, mwawuvuyeho. Niba uzi kusambana ntago ukiri ku musaraba, nushaka kubiririmba inyenyeri zikamanuka ntago ukiri ku musaraba, wawuvuyeho pe, wawuvuyeho. Niba uzi kurara mu kabari utarara inzoga, wavuye ku musaraba, ntago ukiri ku musaraba. Aba ngabo n'abanzi b'umusaraba kandi bagiye gupfa, bagiye kurimbuka, bagiye gutungurwa no kurimbuka. Ngo bahinduye imana zabo, inda zabo nizo mana yabo. Ngo barimo birata iby'isi, barimo birata ibidafite umumaro, iby'isoni nke, ngo bahanze amaso ku by'isi. Imana iyi naho wayigaburira nihaga, naho wayashyiramo sitoke igashira, ubundi irashira, ariko inda ntago ihaga ni nk'imva, ni nk'imbabura, ni nk'iziko. Ntago bihaga, burya bihora bisaba, bihora byasamye. Uko wabigaburira kose ntago bizahaga, kandi ibyo wabiha byose ntago bizahaga. Ntabwo ajya ku musaraba cyangwa se bibiri. Icyambere ni ukwihana ibyaha, kabiri ni ukwizera, gatatu ni ugukizwa. Hari ibintu nka bitatu biranga umuntu wageze ku musaraba. Narivuze ibintu bitatu biranga umuntu uteye intambwe ajya ayerekeza ku musaraba. None reka vuga nka bitatu bigaragaza umuntu wageze ku musaraba. Ikintu cya mbere ni urukundo. Niba nta rukundo ufite ntago urawugeraho, niba nawugezeho warawurenze. Icya gatatu, icya kabiri ni imbabazi. Niba udafite imbabazi, niba utagira imbabazi muri wowe,
zo kubabarira, ngo ntabwo nzamubabarira, ngo yarambabaje, ngo yarandakaje rwose, ngo nzarinda mpfa ntamubabarira. Ntabwo urabo wa Kristo, ntabwo uragera ku musaraba. Mama ntabwo uragera ku musaraba, papa ntabwo uragera ku musaraba, mushiki wanjye ntabwo uragera ku musaraba, mukuru wanjye ntabwo uragera ku musaraba. Turabashimiye mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibibanye mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari nijoro mugire ijoro ryiza. Hanyuma nkuko bisanzwe ni Ramiro TV, tujya tunyanuka tukaza tukabagezaho ubutumwa bwiza, tukaganira twibukiranya. Hanyuma nyine icyo twagambire, icyo twavuze cyo no kutazabatera irungu. Turabakunda ariko Yesu abakunda kuturusha. Hanyuma rero turafite amahoro, Imana yaguhe umutima. Uyu munsi rero ndagarutse kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Hari message Imana bantumyeho, banyarwanda, namwe banyarwandakazi, namwe banyarwanda namwe bakobwa b'i Rwanda, namwe basore b'i Rwanda, Imana bantumyeho. Hanyuma mbere yuko nagira ikindi kintu navuga, reka tubanze dusenga Imana. Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi. Aya masaha nongeye kugaruka imbere y'amaso ya Kristo. Nyemerera uze nkubere mikoro wirangururira muri aka kanya. Kimwe sasino umudayimoni wandabimenyereye, dayimoni wa kiroso kopamo ibyo abantu bumvishe, dayimoni ukwikakaza, uwo ndamumenaguye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyarogoya ubutumwa nzanye cyose giye kubitwase n'amaraso ya Kristo wamenetse ku musaraba. Nyemera imbaraga z'Imana zimanuke kandi zize ziganze cyane. Byose mbyambaje nizeye ku bwawe Yesu ukiranuka, wapfuye ukazuka. Amen. Hanyuma amazina Ntakiruta Imana Elia, ndi umugabo, mfite madamu n'abana, ndi umukirisitu, ndi umunyamasengesho, ndi umuvuga butumwa bwiza, ndi umuhanzi n'ibindi byose Imana iduhana umugisha. Hanyuma ndashaka dusoma iri jambo ry'Imana kugira ngo mbahe ubutumwa cyangwa se message Imana bantumyeho. Dusane igitabo cy'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 18 havuze ngo iki? Haravuze ngo hariho benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi, nanone ndababwira ndira yuko ari abanzi b'umusaraba wa Kristo. Amaherezo yabo ni ukurimbuka, Imana yabo ninda, birata ibiteye isoni byabo, bahoza umutima kubyisi, naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo. Amen. Mwakeneze ijambo ry'Imana. Hanyuma ndashaka dusome reka dusome ikindi rwandiko rumwe, Abagalatiya ibice byaho ni 6 umurongo wa 14 havuze ngo iki? Umurongo wa 14 havuze ngo iki? Haravuze ngo ariko njyeweho sinkirata ikindi keretse umusaraba w'Umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko ibyisi bimbera ntibibambwe, nanjye nkabera ibyisi nk'ubambwe. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Yego. Hanyuma muri iyi minsi mfite ubwoba, ndebye aho ibintu bigeze. Mu gihe cya Nowa biri tubwira mu gihe cya Nowa, ariko sinari impari kuko ntabirebeshe amaso yanjye. Nibyo nsoma ariko ntago mbyumva. Oya, nibyo nsoma ariko ntago nabirebye, nta nubwo nabyumvisha, ariko gusa ndabisoma muri Bibiliya, muri Bible ndabisoma. Ariko ngewe kino gihe cyanjye no mu gihe cya Sodomu mbisoma muri Bibiliya, ariko sinigeze bibonesha amaso yanjye cyangwa mbyumvisha amatwi yanjye, gusa ndabisoma. Muri iyi minsi mfite ubwoba, bariko mfite ubwoba. Aho ndi kubona umugabo aryamana n'undi mugabo, mfite ubwoba. Aho ndi kubona umugore aryamana n'undi mugore, mfite ubwoba. Aho ndi kubona umuntu yisambanyisha imbwa, mfite ubwoba. Aho ndi kubona umuntu ajya kugura igitsina cya kimeze nk'icy'abagabo akajya yisambanya, mfite ubwoba. Ndi kwibaza ngo ibi bintu bizarangira bite, bizagenda bite? Kandi reka mbabwire, nta kimuntu azitwaza. Uyu mwanditsi mu Bafilipi aravuze ngo nabibabwiye kenshi, ariko uyu munsi noneho mbibabwiye ndi kurira.
bibabwiye ndi kurira ko abantu bose nabwirije bakanga kumva abo n'abanzi b'umusaraba n'abanzi b'umusaraba kandi bagiye gupfa barimbutse amaherezo yabo bagiye kurimbuka nta kimuntu azireguza na kimwe Imana ibantumyeho abantu benshi nubwo bari kubwiriza nubwo bari guhanura nubwo bari kuririmba nubwo bayoboye abantu nubwo ari abapasiteri ariko ntibaragera ku musaraba nukuri ntabwo baragera ku musaraba niba uzi kuririmba usambana ntabwo uragera ku musaraba niba uzi kuhanura ujya mu kabari utarara indaya ntabwo uragera ku musaraba niba nawe ugeze warawurenze hari abantu barenga umusaraba maze iminsi mbura abantu bari gukora ibintu bimeze nk'ibya bari gukora ibintu ariko ntabwo nabarenganya nuko barenze umusaraba aravuze ngo ndimo mbabwira nababwiye kuva kenshi nababwiye kuva kera hose ariko uyu munsi nonje kubibabwira ndi kurira uyu munsi nje kubibabwira ndi kurira ku muntu wese wanga umusaraba ari umwanzi w'umusaraba n'umwanzi w'umusaraba kandi agiye gupfa arimbutse iherezo rye rigiye kwa kurimbuka Imana idufashe Imana idufashe baroko Imana idufashe pe Imana idufashe ndumva mfite umubabaro muri iyi minsi umuntu ari kuvuga ngo ngewe ngo nageze ku musaraba ngo napfanye na Yesu ngo nzukana nawe ngo ubu rwose narabatijwe ariko kujya gusanga ibintu ari kuvuga urumini yarabatijwe ahantu hose ariko urumini ntirwabatizwa niba uzi ko ugifite amagambo yo guteranya abantu ugafite amagambo y'amoko ntago uragera ku musaraba hari igihe tuvuga umusaraba tutarawugeraho tukavuga umusaraba Yesu yaravuze ngo umuntu ushaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba nkurikire ariko abantu benshi muri iyi minsi reka mbabwira abantu benshi muri iyi minsi bagabanyije imisaraba yabo bari kwiyorohereza tuyu musaraba wo kuba ndi umukobwa ndabona uremereye agahita awukata akajya guca mu cyafa akaba arishingiye nyamara wagabanyije umusaraba wawe ndabona ubukira Imana yambwiye ntabubona vuba reka nesikoroke nibwo ndi buhite nkira vuba uri kugabanya umusaraba Bibiliya yatubwiye neza Bibiliya yabitubwiye Bibiliya yabitubwiye mu gitabo cy'Abafilipi yababwiye ngo hari benshi bagenda ukundi abo nababwiye kenshi we hari benshi bagenda ukundi abantu muri minsi kugenda ukundi we abantu bahinduye ingendo abantu barikakaje abantu bariyemeye abantu baribonye abantu bishyize hejuru niwamenya ubwoko bwa nyamara mwavuye ku musaraba ntago mukiri ku musaraba niba mwana nahageze mwaraharenze hari benshi barenze umusaraba bibwira ko bakiri ku musaraba ko bararenze umusaraba mama uhagaze muri njya ngo nzakunda umusaraba wa Yesu nzawubwira n'abandi nzajya ngenda nciye bugufi ndi munsi y'umusaraba kuko munsi y'umusaraba nakuriweho umutwaro nzakunda umusaraba wa Yesu kugeza ndangije urugendo wowe urakikora umusaraba uracyari ku musaraba deja ntago ari ukuyikora uracyari ku musaraba kuko imisaraba kwa twikora Yesu yarayidutoye ahubwo dutegetswe guhagarara ku musaraba dutegetswe kuba ku musaraba umusaraba undi aravuga ngo munsi y'umusaraba ndabona Yesu abambwe ndasa nushobora kubona Yesu abambwe ari njyapiriye ndatangaye mukiza niba rukwiriye kungirira iryo bambwe njyewe ndatangaye mukiza niba rukwiriye kungirira iryo bambwe njye waguhemuye
munsi y'umusaraba nzaguma iteka, naho nabura ibyanjye nkubonamo inyungu, na soni mfite uretse izi byaha byanjye, nzajya nirata gusa uwo musaraba, na soni mfite uretse izi byaha byanjye, nzajya nirata gusa uwo musaraba. Ikigaragaza umuntu uhagaze ku musaraba ntago aterwa isoni nuko ahagaze ku musaraba, nuko ari imbere y'umusaraba, nuko ari hafi n'umusaraba, ahubwo ikimutera isoni ni ibyaha. Umusaraba ni ibendera ry'abera, kandi ikigaragaza umuntu wageze ku musaraba arakizwa. Umuntu wageze ku musaraba imitwarira imuva ku bitugu. Umusaraba uturuhura ibyaha. Umusaraba umuntu wabugezeho, Imana imutura ibyaha yari yikore ku musaraba, egare guturwa ibyaha ku musaraba. Haleluya. Umusaraba niwo bendera ry'abera, umusaraba niwo bendera ry'abera. Umunsi nabatumweho ngo nze babwire ngo nimusubire ku musaraba, kuko mwawuvuye abenshi mwawuvuyeho, murasambana, muva muraroga, muva mujyana abantu gupfumuza, mwawuvuyeho. Niba uzi kusambana ntago ukiri ku musaraba, nushaka kubiririmba inyenyeri zikamanuka ntago ukiri ku musaraba, wawuvuyeho pe, wawuvuyeho. Niba uzi kurara mu kabari utarara inzoga, wavuye ku musaraba, ntago ukiri ku musaraba. Hari abagenda uko bashatse, hari abagenda ukundi. Nababwiye kenshi, ariko uyu munsi mbabwiye ndi kurira, kuko abo ngabo ni abanzi b'umusaraba, kandi bagiye gupfa, bagiye kurimbuka, bagiye gutungurwa no kurimbuka. Ngo bahinduye imana zabo, inda zabo nizo mana yabo. Ngo barimo birata iby'isi, barimo birata ibidafite umumaro, iby'isoni nke, ngo bahanze amaso ku by'isi. Narimba tumwe ngo nze babwire ngo musubire ku musaraba kuko mwawuvuyeho. Wihanga amaso ibyishimo ko bizashira. Inda uhinduye imana iyi, nawe wayigaburira nihaga, nawe wayashyiramo sitoke igashira, ubundi irashira, ariko inda ntago ihaga ni nk'imva, ni nk'imbabura, ni nk'iziko, ntago bihaga, burya bihora bisaba, bihora byasamye. Uko wabigaburira kose ntago bizahaga, kandi ibyo wabiha byose ntago bizahaga. Ubuhemurwe n'amafaranga ugambana undi ngo kubw'amafaranga, wihakana umuntu kubw'amafaranga, uri umwanzi w'umusaraba. Biblia yavuze ngo njyeweho nta kindi nkirata, ndi kwirata umusaraba wa Kristo, kuko uyu musaraba nawe ugezeho iby'isi bindebye bimbona nk'ubambwe, nanjye mbirebye mbibona nk'ibibambwe. Igihe utarabona ko iby'isi bibambwe, igihe utarabona ko ubuhemu bibambwe, ntabwo uragera ku musaraba, kandi nawe nibikureba bizabona utabambwe. Kigaragaza umuntu wavuye ku musaraba, umuntu utakiri ku musaraba, umuntu utakiri ku musaraba, ikimugaragaza aratinyuka, agacogora, akamera nk'abandi bose. Reka nkubwire nk'ibintu nka bitatu biranga umuntu uteye intambwe ajya ku musaraba, cyangwa se bibiri. Icyambere ni ukwihana ibyaha, kabiri ni ukwizera, gatatu ni ugukizwa. Ubaye umurokore, ubaye wa Kristo. Iyo umuntu yihannye ibyaha akizera, ababaye wa Kristo. Iyo umuntu ataratera intambwe akiri mu byaha, abakiri uw'isi. Iyo umuntu ukiri uw'isi arasambana, ariba, akuramo inda, akica, aragambana, agira amoko. Ariko ku muntu wabaye wa Kristo, uva kuko wageze ku musaraba, ntabwo wagakwiye gukora ibintu nk'iby'abanyabyaha bakora. Urumva wowe wagera ku musaraba, arabutane n'umuntu utaramenya Kristo. Abantu benshi muri gusenga ariko mutaramenya Kristo. Kristo mbabwira, kigaragaza ko amumenye, ikintu cya mbere atanga ni amahoro. None abantu bageze aho kuruhukira, ahubwo baraharuhiye. Mwabaye indushyi. Abadiyakoni benshi bararushye, bamwe basigaye bajya gucisha amarozi kugira ngo barugwe bagenzi babo ku budiyakoni. Ubudiyakoni butuma uraga umuntu, uraga pasiteri.
abandi batanze amafaranga ngo babimike babadiyakoni. Yesu mwami we, ntago urabo wa Kristo, ntago uragera ku musaraba. Hari ibintu nka bitatu biranga umuntu wageze ku musaraba. Narivuze ibintu bitatu biranga umuntu uteye intambwe ajya ayerekeza ku musaraba. None reka vuga nka bitatu bigaragaza umuntu wageze ku musaraba. Ikintu cya mbere ni urukundo. Niba nta rukundo ufite ntago urawugeraho, niba nawugezeho warawurenze. Icya gatatu, icya kabiri ni imbabazi. Niba udafite imbabazi, niba utagira imbabazi muri wowe zo kubabarira, ngo ntabwo nzamubabarira, ngo yarambabaje, ngo yarandakaje rwose, ngo nzarinda mpfa ntamubabarira, ntabwo urabo wa Kristo, ntabwo uragera ku musaraba. Mama ntabwo uragera ku musaraba, papa ntabwo uragera ku musaraba, mushiki wanjye ntabwo uragera ku musaraba, mukuru wanjye ntabwo uragera ku musaraba, murumuna wanjye ntabwo uragera ku musaraba. Niba uvuga ko uri wa Kristo wageze ku musaraba, ahubwo uracyafite imitwaro, emerera uyu munsi Kristo agutura imitwaro. Umva ijambo ry'Imana ukuntu rivuze ku muntu ageze ku musaraba. Ngabona ibyaha akabibona nk'ibibambwe, abona amafaranga akabona nk'abambwe. Ntabwo mbabuje gushaka amafaranga, wanashaka amafaranga ufite Kristo byashoboka, kuko dufite abantu benshi bafite amafaranga kandi bafite na Kristo. Kuba wabona amafaranga ntibitume uta Kristo. Hoya, Kristo wamutungana n'amafaranga. Niba ari ikintu kiryoha ni ugutunga Yesu ukamutunga n'ibintu bihari, ibintu biraryoha. Ugatunga imodoka, ukajya utwara imodoka irimo Yesu, ukagera etaje irimo Yesu, ibintu biraryoshye. Hari abantu benshi bumva ko umuntu ngo yakijijwe babaye imbwa. Ntabwo babaye imbwa papa, ntabwo umuntu ababaye imbwa. Ntabwo umuntu ababaye imbwa. Reka dusomere ijambo ry'Imana. Reka dusomere ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 5:11. Havuze ngo iki? Abagalatiya ibice 5:11. Havuze ngo iki? Haravuze mbese bene data, niba nkwiriye gukebwa ni iki gituma nkiraganywa iyo mba nk'ibikora cyangwa gisozo. Reka dusome ijambo ry'Imana ahangaha mu gitabo cy'Abakorinto igice cya mbere. Abakorinto ba mbere igice cya mbere 18. Havuze ngo iki? Haravuze ngo ijambo ry'Imana, ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Amen. Hanyuma nibyo ndimo babwira, umuntu wageze ku musaraba akawurenga aba yapfuye. Niba umuntu ataragera ku musaraba abapfuye mu mwuka. Bibiliya yaravuze ukuntu ivuga nyine ijambo kuva inyandagaza, ariko ivuga intumbi. Iyo umuntu aba ari intumbi ni inyandagaza, ariko nyine mbanje kubisiga ngo ni inyandagaza. Bibiliya bango umusaraba, ijambo ry'Imana ku munyabyaha, ijambo ry'umusaraba ku munyabyaha ni urupfu, ariko ku muntu ukizwa ni imbaraga y'Imana. Ni imbaraga y'Imana. Tuvuga ngo umuntu ugeze ku musaraba aba yakiriye imbaraga z'Imana ziturutse muri Kristo Yesu. Egare kugera ku musaraba, egare kuraganwa na Kristo. Iyo utaragera ku musaraba, utaragera ku musaraba, ubu kirindushyi, ubu kikoreye imitwaro, ubu kigenda ukiboshye. Dufite abantu baboshye. Deja dufite abantu baboshye. Baboshwe n'ibyaha, baboshwe n'amateka y'iwabo. Ngo sinzababarira, reka nkubwire, niba uzi kutababarira ntabwo uragera ku musaraba. Cyo ni cyakabiri narivuze. Cyakabiri kubabarira. Gatatu ni ubuntu, kugira ubuntu. Narimba tumwe mubabwire ngo mugere ku musaraba, ntabwo muragera ku musaraba. Umuntu wese uzi ko yageze ku musaraba ntagira inzika. Umuntu wageze ku musaraba ibya kera byibagirwa, amateka ashaka akayibagirwa. Bibiliya yavuze ngo abaye icyaremwe gisha. Haleluya. Umuntu wageze ku musaraba abaye icyaremwe gisha. Umuntu wageze ku musaraba iyo amateka yo abashize ntabwo bakirozwa muri karande z'iwabo, ntabwo bakibazwa mu miryango y'iwabo, ahubwo umuntu araganwa na Kristo, aba ari umuragwa w'ubwami bw'ijuru. Bibiliya yavuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi niko biri pe.
etala wili vane dry. Ego yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntago ari ukwitwa, ni ukuba abana b'Imana. Kubw'uyu musaraba turakira, kubw'uyu musaraba twakira amahoro, kubw'uyu musaraba twakira ubuzima, kubw'uyu musaraba. Reka mabwire ku musaraba, umusaraba wa Kristo. Haleluya. Uyu musaraba we, musaraba tuma tuva ibyaha. Musaraba twaje nta shusho, tuza ntabwo. Iyo tugeze ku musaraba turaruhuka. Yesu adutura imitwaro, turaruhuka, tuba bazima muri Kristo Yesu. Umuntu wageze ku musaraba ntiyongera kwiganyira. Umuntu ageze ku musaraba, reka mbabwire uvango ibyaha birakunesha nuko utaragera ku musaraba. Tera intambwe ujya ku musaraba. Kristo ni uduha imbaraga. Biravuze ngo dushobozwa byose na Kristo udevone kota winima. Uduha imbaraga, nawe undi muntu udushoboza ni Kristo. Uyu mwanditsi w'ijambo yavuze ngo ndabinginga mbabwira ndira. Nababwiye kenshi mwebwe mugenda uko mwishakiye, uko mwiboneye, mugenda uko bidakwiriye. Nababwiye kenshi, ariko uyu munsi mbabwiye ndi kurira. Narimba tumwe mbabwiye ndi kurira, kuko bene nk'abo ngabo bagenda uko bashatse, batagenda nk'uko Kristo ashatse. Ni abanzi b'umusaraba kandi bagiye kurimbuka, bagiye gutungwa no kurimbuka. Kandi ngo bahinduye inda zabo imana zabo ninda, ngo bahanze amaso iby'isi, bari kwirata iby'isoni nke. Ariko twebweho abizeye Kristo bakiri ku musaraba, yo duhanze amaso mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru, kuko umukiza ari azaturuka. Imana ishimwe. Twebwe duhanze amaso mu ijuru, iwacu ni mu ijuru, ni umukiza azaturuka. Bibiliya yavuze ngo ni umukiza azaturuka, niho tugomba guhanga amaso abana b'Imana. Wigira ubwoba, witega ubwoba n'ibibonetse byose. Iwacu ni mu ijuru, niho duhanze amaso. Hanga amaso mu ijuru, akure ku by'isi, ko nuherekeza ku by'isi cyane, yo by'isi we bizagukamura bikumaramo imbaraga. Ariko umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Abantu benshi muri iyi minsi bari gushaka inyongera, batarashaka ubwami. Nimushaka ubwami, kuko nimumara gushaka ubwami n'inyongera zizaza. Helazo nestara wirivana peli wasala bini fonedro. Biravuze ngo bamwemeye bose bakizera izina rye, yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, kandi niko biri. Birava mu gitabo mu bice 3:16 mu butumwa bwiza bwa Yesu kubwanditswe na Yohana. Haravuga ngo nemanda bini fowa, nk'uko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umuntu wese umwizera atarimbuka, ahabwa ubugingo buhoraho. Reka mbabwire, mwikizirika mu mateka ashaje, mwikizirikira muri yose y'ibyaha, mwemere Kristo mutumbira umusaraba, kuko umusaraba ari we bendera ry'abera. Umusaraba niwo makiriro y'abera. Igihe kimwe ngo Abisirayeli bigeze bacumura kuwiteka, Abisirayeli mu gitabo cy'Itangiriro bigeze bacumura kuwiteka, ngo bivovotera Imana bakuye mu Egiputa. Budufite abantu kwivovota, kumwe bari kuva mu Egiputa bajya i Kanani. Komeza urugendo, ngo barivovota. Maze kwivovota ngo inzoka, Imana ibateza inzoka z'ubusabwe ziraza zirabarya. Zimaze kubarya, Bibiliya iravuga ngo nuko ngo barapfa. Bapfuye ngo Mosinga ajya gusenga batari kuwiteka. Ndabigenza neka abantu wampaye bajya gushirira mu nzira. Imana yamubwira ngo genda ucura inzoka mu miringa isa nk'izabari, uyimanike ku giti. Uyimanike ku giti, umuntu wese uri buyebo arakira. Haleluya. Umuntu wese uri bureba atitaye ku byaha yakoze, atitaye ku mateka mabi yaciyemo, atitaye ku yacumuje Imana, uyu muntu wese uri kuri icyo giti akareba y'inzoka kuri uwo muntu arakira. Bizari bishushanyije ngo Yesu azaza mu isi ajye ku musaraba. Umuntu wese uzareba ku musaraba azakira, umuntu wese uzajya ku musaraba azakizwa ibyaha. Wowe wivango maze iminsi nkora ibyaha ntago Imana yambabarira, ngwino utumbire umusaraba urakira. Wivango nakoze ibyaha kenshi cyane, hoya wikita ku mateka baciyemo. Yego nibyo ushobora kuba kuyaminda, ushobora warasambanye birenze, ushobora kuba warajya mu kabari birenze, ushobora kuba waragambanye birenze, ushobora kuba wakoze ibyaha byinshi bitandukanye, ushobora kuba warakoze ubutinganye, ariko emerera Imana uyu munsi ukire. Rero mutumbire umusaraba, kuko umuntu utagiye gutumbira umusaraba uwo ni umwanzi w'umusaraba, kandi agiye gupfa arimbutse. Umuntu utagiye guhanga amaso umusaraba agiye gupfa arimbutse. Hetala zala bili winima hello belazo mene kota zone dry henitala la simanda meleto stifone dry peli wa shara bini wili vone gram. Imana himbazwa ari ntumye ngo mbabwe ngo mutumbire umusaraba. Imana bampira umugisha. Hanyuma uhagaze aho nuvuga ko ukiri ku musaraba kandi utakiri ku musaraba. Imana yari yantumye ngo nzambwira abantu ko umuntu wese uyihanze amaso, umuntu wese wayinambyeho,
igiye kumuheka ku mugongo kandi nta kintu ari buze kwiburana. Icyambere iramutwikira umutaka, kabiri iramutwikira agashuka, gatatu iramutwaza impamba nta cyari buze kuburana, nta cyari buze kuburana mu mugongo w'Imana. Imana yamwe ngo arabanije guhisha mu mugongo wayo, arabanije guheka mu mugongo wayo. Rero niba ukiri ku musaraba, niba utitumbiriye Imana, nawe ube mu bana Imana iguheka ku mugongo, ko ntago yaguheka utari umwana. Bibiliya yavuze ngo nzahagarara ku munara maze ndinde numva icyo Uwiteka ambwira, nzanguzwa ndeba aho Uwiteka ari, azansubiza bitewe n'icyo namuganyiye, Uwiteka azanyumva ansubize. Imana yamwe ngo nize mbwira abantu ngo igiye guheka abana bayo ku mugongo, yamwe ngo nze nkomeza abantu bakitegereje ko igiye kubaheka ku mugongo kandi ntacyo bari buze kuburana. Icyambere iraza kubatwaza ishakoshi irimo impamba, nta impamba kandi buri kintu cyose ukeneye. Kabiri iraza kubatwikira umutaka, gatatu iraza kubashyira agashuka, icya kane asubira ku mujisho yongere hambiri. Yambwe ngo ntacyo mugiye kwiburana abantu bakitegereje. Yambwe ngo nze nkomeze abantu bakirindiriye ngo nimwihangane, Imana igiye kuza kubagirira neza. Nubwo mwarize mukaboroga abisi banezerewe, ariko namwe igihe kigiye kugira munezerwe abisi nabo bababaye. Niko Imana ntumye ngo nze mabwire. Imana ibamugisha, reka dusengane. Mana yacu, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Giti cy'inganza marumba isambu itarumba agakinga k'amakuba. Bantu bari bankurikiye, reka Kristo imbaraga zawe zibamanukire, bakomereze ku musaraba wa Kristo. Bambika imbaraga zibasayura mu byaha, bambika imbaraga zibakutsinda uburiganya bwa Satani. Bantu bose bumvishe bagakirwa kandi bakizera. Nyemerera Yesu mwene Dawidi, bashoboza ubaha imbaraga zawe kandi uri musonera bagume ku musaraba utazawuvaho. Ha, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti wapfaga mu kazuka kabacu byo Imana Data. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom, nakagaruka.